baho neza beho neza tugira ubuzima bwiza. Cecuru wiriwe ama uri mu murima? Wiriwe neza makuru se waje guhinga no ku cyumweru? Vuye mu yambere ntabwo tutubaga twange twagumye kura reka ngufashe. Umfashe cyubwo wabishobora bitandandurira imboga ariko oya zuyigira nde nashaka ko tuganira. Ibi ni ibiki se amata biri kunywa munsi wose nashaka ko tuganira ariko nashaka tuganire ku kibazo narefite. Ikibazo uri kuza kuganira nanjye? Ndakwifuza cyane rwose. Ariko mana yanjye nyagasani fisi oui mama. Ikibazo se kimeze nka gute mwana? Nino urabona Mary rero nateguye umushinga. Niko fi umushinga ese ko numva ubikenda cyangwa se uzaruhinga uzaje mu fraude se? Mama ubyiza ukuri namaze kwitekerezaho umuntu nta kindi nakagukoreye. Mbese urumva muri uri tayari? Ndi tayari yo gukora umushinga ahubwo bazari umushinga. Reka ngo tega amatwi. Urabona barya bacuranga mu makwe akoyo nabarya bacurangira abakorari. Nabonye nanjye nkoze uwo mushinga najya nkugurira icyo ushaka. Konya gasani uruzi wa muhungu wo kwatanazi ndamubona sibyo akora ko mbona nubundi ari imbwa se. Uzi ikintu kimugira imbwa? Umushinga n'umushinga kikoko hariya baravuga ngo iyo akoze basebuje abanyiri ibyuma niyo bakora iki niyo bahembwa menshi. Ugasanga nta kintu akuramo. Naye naje kwicara nditekereza avuga ati nkugurije nk'udumbi 500 ukatunguriza najya gushaka ibyuma 500 nkajugunya mu kivumo nyahaye fisi. Mama ntago waba yajugunye ko karagwira koko byandi byose waruzi kuri fisi. Namaze guhinduka. Wihaniye hese muri hetorero? Nta torero nagiyemo gusa nicaye njyenyine nitekerezaho mbona nta kindi nagakoze. Wisubiyemo ariko n'ubundi bugabo butusuraho uzarububwa cyane. Umugano cyo wumva? Njya mbyumva. Maze umwana wanjye fungura amatwi. Hasi ikintu dufite aha koko cyava 500 n'iki koko fisi koko umva nkubwiza ukuri. Njye nyine urabona iriyanka nyine ntega amatwi. Inka yanjye nyine imbyeyi yanjye umva nyine uyitekereza ikindi uyiretse nyine umva nkubwire kwanza iriyanka uramutse yigurishije wakora 500 kabimpa njye ndabwiza ukuri nyuma y'amezi 3 naba nkuguriye indi nka kandi ifite n'ibyo. Umva fisi we hawe hano ariho koko inka yanjye nyisohore mu nzu. Asemerewe nta nubwo bikunyuze kuba namaze guhinduka nkareka ibi byose nakoraga. Yendura ibiryo byawe hariya birimo ariko nizere muri etajeri hasi ndabitekerezaho. Genda ndabifatira umwanya ariko nawe urushaho kubitekerezaho. Yego ma aha Yesu ko mamagara ndabona ari keza. Allo aramutse meze neza wowe ko numva utari kuvuga neza wabaye iki? ntabwo meze neza niba akazi banyirukanye. Ngo Kambanda yakwirukanye? Kambanda yanyirukanye we. Byagenze gute se? Ariko we mubwije ukuri izina ry'Imana n'ijye nawe. Nyine byagenze gute? Yanyirukanye ngo kubera ko ngo naze kuryamana nawe ngenda bizi ko ariyo mpamvu tumanyirukana. Urumva we yaragize agashaka impamvu zidafatika zitumvikana nyine ngo nizo zatumye nyirukana. Ariko ninjye nawe mubwije ukuri. Hanyuma urabikoraho iki rero? Ndabikoraho iki? Araje mbone ibyo agiye guhura nabyo. Mwaramba mushatse wabyitondamo. Kambanda ntiyoroshye. Ndakubwiye ngo ndamufungisha. Ushobora gusanga uvuga gutyo ugasanga ahubwo niwe ugufungishije. Ubyitondemo. Amategeko agenga abakozi ndayazi urumva? Ndayazi neza. Ubwo rero kunyirukana
impamvu ziwe ngo zo ku giti cyiwe njye umva nzamufungisha kandi nzabikora mu buryo bwanjye. none se ubwo urumva ushaka kujya kumufungisha ufite ibimenyetso? Iby'ibimenyetso umva nzabikora mu buryo bwanjye, nzaza tubiganireho nzabikubwira, ariko ni njye nawe ibyo agiye guhura nabyo naje mbone. Ndumva utorohewe, ariko ubu Kambanda koko yabaye ati we ariko ubundi nuko utabanye na Kambanda we nuko utakoranye na Kambanda ngo urebe uburyo agira imico mibi. aha ubyitondemo bigendemo gake. Byitondamo ibiki araje mbone njye nakabiye arambona. Numva aho ngaho kuri wowe bitameze neza. Njye rero nabonye akazi. Yego ko wabonye akazi? Nabonye akazi kuko ntabure. Kuko ntabure kandi koko njye wize nawe. Niko nabonye, ariko nyine nanjye mfitemo ikibazo, akazi kari kure yo mu rugo. Yego kuwe aka kanya ushingiwe tujye gukorera kure yo mu rugo. None se nakora iki koko? Ese ubwo wumva wowe wabibwiye Mugisha? Mugisha nabimubwiye ariko ntabwo arabyumva neza nyine. Ese ubwo wumva wowe yahita abyumva ejo bundi mushingiwe tujye gukorera kure yo mu rugo? Gusa ndumva nta yandi mahitamo mfite, none se ubundi kuguma mu rugo, kwicara mu rugo ntabwo nabishobora, ntacyo ndi gukora. Ariko disi nabyo birakenewe ko mukora. Wese yabonye akazi? Nawe yarakabonye, yabonye moto agiye gukoresha. Gusa ntaratangira. None mwanzuye ko uzagenda se? Ntabwo arabyemera, ntabwo arampa umwanzuro, nyine turacyabiganiraho, wenda sinzi ko ari buze kubyemera. Cyangwa niwe ndagakumbuye nzaza kusura ejo bundi. Wazaje ejo se ko aribwo nzaba ndi mu rugo? Ejo? Nzaba mfite umwanya ra? Uzawushaka urebe uburyo wagera mu rugo niba iminota mikeya. Nzawushaka nze mubwire gahunda mfite kiriya kigabo. Kambanda umva umujinya mufitiye. Bigendemo gakeya, ntacyo ejo ubwo uzaza tuvugane tuganire. Nzaza tuvugane. Sawa. Sawa bye. Yego. Wenda yawe Ntibindeba. wari umugome cyane warampunkiye. Uje wayariye se byagenze? Ngaho. Ndabona uje wasasa. Ninde uje ntuka ngo ndindaya ndibiki narakwize nagutwa umugore wawe byagenze. Birenze no kunyiba. Wowe Abayisi. Nasoni. Turi kurase. Ngo nakwanduje sida. Narangiza ngo ni n'ikindi kintu ubwo uje nkura mu mibare nibereyemo Diane wanda yawe. Soni. Cyokorora umugome. Umva reka nkubwire. Ariko rero Tega amatwi mbaze nakubwire kugira ngo reka maze nkubwire sinya udatuma hari ibintu bimpana muri ngewe. Naramaze ndakwanduza ahabwa icyamba bo waranduje kakagore kawe kaje kanshikoraho kashyushye wagira ngo narakwanduza. Ubuse ngewe nkubwiye uri umugome nta kigiye gaceceka nkubwire. Tega amatwi ndikoreshwaho ariko nyine ntuka. Nasoni ngende nda wowe utarinda isida wayikuye he? Waruje naramaze ahubwo umva ndakongera ni yaga yongerwa na rwigo ha yose. Ngabasi mpaga cupa mbe ni. Mva nibinde ntukazajya uzuntesha umutwe. Ntukazajya uzunesha umutwe mba mfite byinshi nibereyemo. Nundi musi kandi. Kambe tuganire ndakubwira. Ahubwo vuga ibyo nguhereza. Pereza kushitsingi ni nkwere. Umugome bivuge cyane byumve. Ndorere ngasoma. Arando ahubwo uraje wundi irakukora no mu mutwe ahubwo. Ngeze ndishimye. Urabona njyawe Reka tuganire mu cyukuri. Tuganire mu biki? Ibintu byo kungabona kwanduje. Ubwo ugiye kugenda ubunza umwana Diane yaranyanduje. Wunja abakiriya banje. Naza gukubita ni vide nge ntabwo nzi. Ine Diane kakuvugana. Uraje. Umva nibinde Imana ugize. Nuko usanze ndi muri kontwari nari kukwasa. Nge ntabwo uramenya neza. Ubundi cyane. Unteye umujinya. Usko bingeza. Ndareka siganire. Ngiraho ariko ntuzongere kuntesha umutwe nk'uko. Nkura muri mudu banibereyemo baribereye mu kazi
none uraje none ubuse wari uri kumbwira ngo nakwanduje sida wagiraga ngo njyeho ngo ndire moroge niyanduje Ese Diane nyine koko ukuntu twatokundanye nkaguha amafaranga yose. ubundi nakubwiye ngo iki tujya kuryamana nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo dukoreshe agakingirizo uraje naribagishije nimba ngo ari ukwibagisha niba ari ukwifungisha si wowe wabinyibwiriye none wagiraga ngo ugirire impuhwe ngureke kandi wari ukumpa amafaranga ahubwo ndakubwiye ngo nutari wowe nanduje benshi cyane noneho uri kunzanaho ibintu by'ibikoma Diane waranyanduje ibiki ubwo ube warayihaye kuri ka gakecuru nibura akazayitega apfa ariko urabeshya nange nzanduza benshi nk'ijana. Ahubwo reka kumubwira urumva ariko bwenge njyewe umenye ko mbayeho gutya ufite abana n'urusha umugore waza ambwira njyewe mfite abana 12 ufite utangira wanduze kenshi urahita upfa tangira komeza urakujya ku mita ahubwo nose ngiye ko nanduye mbore kwanduza abandi cyakora narumiwe rwose ziriya mpinja zawe se ziriya mpiri urazisiga noneho bigenda nuriya mugore wawe biri guhabuze wiyambiye ariko uriya mugore wawe ni amahirwe yagize buriya nari kumugukubitira mu maso ugahita uvuga ati Diane noneho nyine nawe ujye witonda nitonda ibiki buriya araje kuntera mu ubundi nari nagusizemo umugozi ubundi reka mubwire akantu nshaka ko tudire ngambwire wari unteye ku mutwe nani ahubwo ariko ni ukuvuga ngo ko nyine ugicisha make nawe ugerageza gukarume nabwo nongera inama ariko ni ukuvuga ngo ngiye kugeza n'udukobwa hano udukobwa ngiye kuzanya n'udukobwa aha ariko kugira ngo umugore atazongera kudusanga aha uzanye untiza shambure yawe naza njyewe umpaye isezerano ko umugore wawe niyongera kuza kuntera mu kabari kanjye nzamuvuna nkamuvuna amaguru ku buryo azagendera mu igare muri shambure yawe none se shambure yanjye se niyo amafaranga nakubwiye ko nta kindi mpana n'abagabo amafaranga ariko amafaranga arahari okay byiza cyane nibyo nshaka naho niba ari icyumba kirahari n'uburiri burahari uzajya ubaza arega nibyo icyo nshaka n'amafaranga rwose ariko umva ibyo bintu ntongera kubivuga hagira umuntu w'umukiriya atambuka hano ukumva ngo narakwanduje uzi ko nta muntu uzi ko mfite sida naza umva none uzwe n'iki amafaranga arahari ndayarya nkigira neza nkambara nawe andi bindeba nyine ahubwo uzane nanjye ndibinde nkuraho fe kuko wankuye muri mudu waruza yagasekuru mbona ko kamaze kungana amakuru sha yewe naho mujyane uramukangu aho neza makuru yawe meza inzobera ntabinzobe se kamati yasane kiri guhinduka mujyana Yesu we niko se ngira amakuru yawe umukobwa wawe Mutesi Mutesi yarangiye nyine Mutesi ansabye imbabazi nanjye nk'umubyeyi mfa kwizina Yesu warakoze warazimuhaye nawe kuri umubyeyi mwiza arega burya nyine umwana n'umwana isano mufitanye nta cyari kuraho nyine umugore cya yabonye n'akazi haleluya ubundi gushimira cyane ntangare ahubwo mama uzi nari nibagiye kukubwira uzi yuko Eric yanyemereye akazi kagira inkuru re kamati yasubira ubu tugiye kujya kubona amafaranga menshi uyanyemereye nyine kujya nkorana nawe muri bya bindi akora by'inkweto nyine mukangu singiye kujya nibebeza ariko umva rero kubwira mwana wanje karamema uramenye ejo utazambera nka Mutesi ndabyumva umenye ko ari Eric atari Korodina atari na Marita ni umuhungu mugiye gukorana ujye umenya ukuntu mwitwaraho mwana wanjye Fabiola nibura ndebe ko nzakwambikisha agatimba yego mama maze mukangu sinjye nibebeza nzabikurikiza koko Alice akunda akomeza ngira igitsina kuriya ntabwo yandusha ubwenge kankwereke ntabwo nakemera kuvuga ngo yandusha ubwenge rwose ntabwo byakunda amagana mubeshye ko ndwaye umeze ari amakuru yawe amakuru ni ko wanze cyane ntabwo nakwanze wamfashije se ese ko navuga umuntu urwaye meze nabi cyane ahubwo niyo mpamvu urimo kugusaba ubufasha nagufasha gute ndifuza ko wansura mu rugo
kubona uyu muntu waba undi hafi kantaho rwose merewe nabi. ntabwo ushobora mu rugo se njye ntabwo ndi imiti kandi sindi ntabwo nawe wowe nyine mfashe ndagusabye. icyiza niba urwaye ngo turiye kwa muganga ngo urebe ngiye ukuntu umeze. Njye ntabwo mvuze kwivuriza kwa muganga urumva ko amafaranga yo kugura imiti ntabwo ariyo mbuze ahubwo ngwino umfashe ngutume ngiye muri farumasi ngurire imiti wenda barakubwira njyewe mfa kubwira niba urwaye za kwa muganga niba utarwaye njye ntabwo nagusanga mu rugo kuko ntabwo nabanje ndi imiti cyangwa umuganga. mwese ari kungurira imiti ni ibintu bigoye. ntabwo nsaho ngaho mu rugo iwawe. noneho uyigure noneho uyizane ndaguha amafaranga wagize cyangwa ngiye nikohereza imiti. njyewe nta mafaranga afite niba urwaye jya kwa muganga ujye tubure niba atari ibyo njyewe ntabwo ndi aho ngaho ntabwo ndi iwawe. uri kumva ibyo ngibyo bigushimishije? nibyo ntabwo aribyo binshimishije ahubwo wowe niba urwaye jya kwa muganga. kuba ndiho mu buzima bwawe ntacyo bivuze. umva njyewe ntabwo icyo nakubwiye cyo ntabwo nzi aho ngaho byose. Arisa urakoze kandi uranyeretse. sawa nta kibazo. baho neza beho neza tugira ubuzima bwiza